Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Ese wabuze ibintu bishobora gufasha impyiko zawe kumera neza ndetse ugakomeza kugubwa neza? Ndashaka kubagezaho uyu munsi ibintu nabateguriye nkurikije icyo ubushakashatsi n'abahanga babivuzeho ku buryo ushobora kubikoresha ntube wagira ikibazo cy'impyiko cyangwa se waba ushaka kukirinda bikaba bimeze neza ntugire ikibazo uhura nacyo. Bakunzi banjye rero umuntu waba yisanze hano bwa mbere yakora subscribe, agakora like, agakora na share kugira ngo tujye dukomeza kwirebera ibyiza bibera kuri iyi channel yacu. Bakunzi banjye rero uyu munsi nabateguriye ibintu bifasha impyiko kugubwa neza nkurikije ibyo abahanga babivuzeho. Nahereye ku kintu cyitwa imbuto zishobora kuba nziza ku mpyiko. Hari imbuto zigera kuri 6 ushobora kwifashisha. Rumwe muri izi mbuto ushobora kujya urwifashisha ukaba wizeye yuko uri gufasha impyiko zawe kugubwa neza. Urubuto rwa mbere rwitwa pome cyangwa se apple, ifasha mu gusukura amaraso no kugabanya cholesterol. Urubuto rwa kabiri rwitwa blueberry. Blueberry zikungahaye kuri antioxidant. Antioxidant nababwiye ko ari bya bintu ndetse bituma umubiri ugumana itoto, bigatuma umubiri udapfa gusaza uko wiboneye. Izo antioxidant rero ziri muri blueberry nazo zirinda impyiko kwangirika. Hakabamo n'izindi mbuto za gatatu zitwa cranberry. Cranberry zifasha mu kurinda infection z'impyiko, cyo bita urinary tract. Bakunzi banjye rero buriya hari igihe nk'umuntu nyine yaba afata imbuto agapfa kwirira ntazi n'icyo zimumariye cyangwa se zishobora no kugira icyo zimuhungabanyaho ku mubiri, kandi hari n'izindi wakabaye urya zikuvura cyangwa zikurinda nk'ikintu runaka mu mubiri wawe. Ugasanga buri umwe wese arapfa gufata ikintu uko yiboneye, kandi hari n'ikintu ushobora gufata ufite cya kintu kidahura nacyo mu mubiri ugasanga kibangamiye cya kindi cyo mu mubiri wawe. Nkuko nabibabwiye rero bakunzi banjye, njyewe iyi channel yacu icyo tubereye ahangaha ni ukungurana ubumenyi n'ibitekerezo nkurikije iby'abahanga babivuzeho bituma ubuzima bwacu bukomeza kugenda neza. Ikintu cya kane rero cyitwa watermelon. Bakunda no kucyita ngo inkomamanga bitewe n'agace uherereyemo. Watermelon rero ifasha impyiko gusukura umubiri kuko irimo amazi menshi. Buriya wakoresheje watermelon uba wizeye yuko uri koza impyiko zawe, umubiri wawe imbere. Hakaza n'urundi rubuto rwa gatanu bita inanasi cyangwa se pineapple. Pineapple rero ifite vitamine C nyinshi kandi ntigira potassium nyinshi nk'iy'umuneke. Ni ukuvuga ngo rero kubera ya vitamine C nyinshi igira, nayo ifasha gusukura impyiko ugasanga impyiko zawe zihagaze neza. Hakaba urundi rubuto rwa gatandatu, ndumva narigeze no kurukoramo ji grape, imizabibu. Ni ukuvuga ngo nayo irinda impyiko cyane, ikongera inflammation. Ni ukuvuga ngo izi mbuto uko ari 6, ufite ikibazo cy'impyiko cyangwa se ushaka kugikumira, izi mbuto nizo uba ugomba gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dushobora no gushaka n'izindi ariko izi nizo ziza ku isonga dukurikije ibyo abahanga bazivuzeho zifasha impyiko gukora neza. Hari n'ibindi biribwa rero nabashakiye ushobora nabyo kwifashisha mu gihe ushaka ko impyiko zawe zigubwa neza, zaba zitarangirika zaba zarangiritse nabwo, kandi uba ugomba gukoresha ibyo bintu neza kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Mu biribwa rero harimo nk'ibiribwa nka 5 nabyo nabashije kureba. Haba harimo icya mbere, hari amavuta meza nk'ay'ibihwagari cyangwa olive oil. Ariya mavuta nayo ntago aremerera impyiko, bituma impyiko zigubwa neza. Hakabamo icya kabiri, imboga z'ibibabi bitari green nyinshi cyane nk'amashu cyangwa se karoti cyangwa se
za cauliflower, ibyo bita shufurere, biriya nabyo bituma impyiko zigubwa neza. Hakaza amateke n'ibinyampeke bidafite umunyu mwinshi, nk'umuceri w'umweru cyangwa se amasaka. Icya kane hakazamo amagi y'umweru, egg white, atanga poroteyine nziza zidafite uburemere ku mpyiko. Ariko aha amagi aba agomba kuba atogosheje, apana bya bindi by'imireti by'imireti byongewemo n'ibindi bintu byinshi. Hakaza n'ubwoko bw'ibishyimbo bike, ariko si byiza kubyongera cyane ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko kuko bifite potasiyumu. Ariko hari ibishyimbo, buri ibishyimbo bigira amoko menshi, hari ubwoko bwinshi bamwe bakunda gukoresha ni nk'ubutukura, ariko hari ibindi bishyimbo nabyo nzabyincaramo ibishyimbo. Hari ibishyimbo by'umuhondo, hari ibishyimbo by'umukara ibyo bita black beans, hari ibishyimbo bitukura, hari ibishyimbo by'icyatsi, ni ukuvuga ngo buri ibishyimbo bigira amoko menshi cyane, menshi cyane, kandi nabwo ntibikora kimwe. Hari ibiba byoroshye kimwe n'imitonore, imitonore yo iba ari sawa nta kibazo, ariko ibishyimbo buriya bigira amoko menshi cyane, biterwa n'icyo ushaka gufungura, bitewe n'ibyo mbega wateganyije. Noneho tubonye imbuto, tubonye n'ibiribwa, ariko ndashaka kukongeraho n'ikintu bita ibinyobwa bifasha impyiko. Ibinyobwa bifasha impyiko rero kugubwa neza harimo nk'amazi meza. Kunywa amazi ahagije buri munsi bifasha impyiko gusukura umubiri pe. Uzumva iyo wanyweye nk'amazi ujya kwihagarika inshuro nyinshi, inshuro zirenze 1, 2, 3, bitewe n'ikigero cy'amazi wanyweye. Kwa kundi rero kujya kwihagarika uba uri gusohora imyanda, impyiko zawe ziri kugenda zisukurwa, zikora detox mbega. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba wizeye yuko impyiko zawe zimeze neza mu nda. Hakaba icyayi cya green tea, icyayi cy'icyatsi cyangwa cyo mu byatsi bimwe na bimwe muri bimwe njya mbereka, nabyo bifasha kugabanya uburozi mu mubiri. Nka green tea rwose ikora detox mu mubiri. Ubwo icyo gihe nabwo impyiko zigubwa neza. Tukaba twareba wenda nka ji ya pome, inanasi cyangwa se watermelon, nta sukari nyinshi ibirimo, biba bifasha gusukura impyiko neza. Hakaza wenda n'amazi y'indimu, kwa kundi ushobora gufata nk'amazi y'akazuyazi ugakandiramo indimu ukanywa. Biriya nabyo bifasha gusukura impyiko no kurinda uduce tw'amabuye mu mpyiko. Bakunzi banjye rero pe, wumva bimushimishije nawe azagerageza abikoreho ubushakashatsi, azasanga ibyo bintu ari igisubizo ku buzima. Ariko ntabwo nagenda ntababwiye n'ibindi ushobora kwirinda bishobora kwangiza nk'impyiko zawe. Hano tuba turi ku gacano kacu, turi kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima, ibintu bituma ubuzima bwacu bugenda neza, ibintu kandi byatuma ubuzima bwacu bwangirika. Niyo mpamvu ntashobora kugenda rero ntababwiye n'ibindi bintu uba ugomba kwirinda mu gihe wenda ufite ikibazo cy'impyiko cyangwa se ushaka ko impyiko zawe zigomba kugubwa neza. Harimo nk'ikibazo icya mbere, kwirinda umunyu mwinshi mu biryo, mu byo kurya. Umunyu mwinshi buriya si mwiza, ubangamira impyiko ku rwego rwo hejuru. Cyangwa nawe uzabikinishe ushyire umunyu mwinshi mu byo kurya, wumve noneho mu kanwa uko biba bimeze, biba bikubangamiye mu kanwa. N'iruba ryo kurya cyangwa se apeti bihita birangira, kurya ushobora no guhita ureka kurya rwose ukabireka. Ni ukuvuga ngo rero ikintu uba ugomba kwirinda nanone muri ibyo byo kurya, ugomba kwirindamo umunyu mwinshi. Icya kabiri, kwirinda ibinyobwa bifite kafeyine nyinshi
nk'icyayi cyinshi cyangwa se ikawa nyinshi. Kongeraho ijambo rivuga ngo cyinshi cyangwa nyinshi, ukoreshejeho ku kigero gito ntacyo byakwangizaho ku mpyiko, ariko nurenze ukagera byinshi kuri ibi bintu bizakwangiza pe. Kandi bakunze banjye sinifuza yuko hari umukunzi wageze ku Isaro Life TV ugomba guhura n'ikibazo cy'ubuzima. Hanyuma ukirinda kwirinda ibiribwa bifite potasiyumu cyangwa se phosphore nyinshi mu gihe impyiko zitameze neza. Bakunzi banjye mwibuka ko izi video z'imyunyungugu n'amavitamine nazisobanuye mbere, mbabwira nti nindamuka ngeze kuri iki kintu nkavuga ngo potasiyumu cyangwa se phosphore, mujya muri video zanjye z'amavitamine cyangwa z'imyunyungugu mubashe gusobanukirwa, mu rwego rwo kugira ngo tubashe gusobanukirwa cya kintu icyo ari cyo, naho ibyo bintu biboneka, cyangwa se ubashe no kubigiraho ubumenyi nkurikije ibyo abahanga bagiye babivugaho. Ikindi kintu muba mugomba kwirinda cya gatanu, navuga ko ari nk'ibintu nka 5 nabagiraho inama kuri iki kijyanye n'impyiko. Kunywa inzoga nyinshi. Kunywa inzoga nyinshi ufite ikibazo cy'impyiko si ibintu rwose ku muntu w'Isaro Life TV n'undi wari wese uzahagera. Kunywa inzoga nyinshi uri kwangiza impyiko ku rwego rwo hejuru, kandi no kuvuga ngo ukuntu abantu turemetse, ukuntu duteye. Iyo urugingo rumwe rufashwe mu mubiri rukangirika, ni ukuri ko Imana ndabarahiye icyizere cy'ubuzima kiba ari ntacyo, kiramanuka kikagera kuri 20%. Ariko iyo ubashije kugenda ingingo zawe z'umubiri uzifata neza, wirinda ibintu nk'ibyo, wumva inama nk'uko tugenda tubabwira utuntu n'utundi, nawe ngomba kubashakira utuntu n'utundi dutuma ubuzima bugenda neza. Njye nicyo niyemeje, kuko nararebye nsanga kuri iyi si udafite ubuzima buzima nta n'ikindi kintu ushobora gukora rwose, nta n'ikintu rwose Mana Nyagasani, nta byishimo uba ufite kuri iyi si mu gihe Imana itaragucyura ngo utahe upfe ukagira ikibazo cy'ubuzima, kandi noneho wanabigizemo uruhare mu mibereho yawe ya buri munsi. Nta kintu buriho pe, nta kintu buriho rwose, kandi byashobokaga yuko ibyo bintu wowe ushobora kubibungabunga, ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Ikindi kintu rero nagenda nababwiye bakunzi banjye b'Isaro Life TV, ni uko tugomba gukora siporo kugira ngo impyiko zigende neza. Kora siporo niyo kaba ari gatoya k'amaguru, ukore siporo, impyiko zawe icyo gihe zibasha gukora neza, zikafunkisiona neza, mbega ukumva uguwe neza. Ikindi nanone kigomba kwirindwa ni umubyibuho ukabije. Kwa gutera tugeza tukirira, tukirekura, tukagira gute, ugasanga twiyongereye ibiro byinshi cyane, nabyo ntabwo ari byiza. Tugomba kubyirinda. Hari inzobere zireba nk'ibiro ufite, uburebure, zanakugira inama y'uburyo ki ushobora kumanaginga ibiro byawe. Ibiro byinshi cyane rero bibangamira impyiko. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kintu kiba kigomba kwitonderwa, umuntu aba agomba kugenzura impyiko buri gihe, kandi waba ufite nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete, uba ugomba no kwita ku mpyiko cyane kugira ngo ubashe kumenya niba ubuzima bwawe buhagaze neza. Bakunzi banjye rero nahasoreje kuri iki kiganiro nabateguriye uyu munsi. Waba wumva aguwe neza cyangwa yumva ibyo mvuga bimushimishije, akore like, akore share, ashyireho na comment uko abyumva, ubigeze ku bandi nabo bajye babasha kumenya ibibera hano kuri Isaro Life TV. Ndi kubategurira ibintu byinshi cyane, muhumure ntabwo muzagira irungu, ndabategurira utuntu n'utundi mpaka mugume hano, ntimukahasibe, mujye muza murebe icyo nabagejejeho. Nahangaha rero nsozereje, naho ubutaha, kandi ndabakunda cyane. Bye bye.